turabashuje tubifurije kugira ibihe byiza abakunzi ba Genius TV Nyayo, mwe mwese mwakoze subscribe ndetse namwe mudukurikira mutarakora subscribe, igihe niki kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro Genius TV Nyayo iba yabateguriye. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kugaruka ku mugani amaco y'inda. Kera habaye umugabo utunze ihene nyinshi, bukiyashaka umugore babyarana umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu amaze kuba ingimbi, ababyeyi be barapfa, inzara nayo iza gutera muri icyo gihugu, umwana agatungwa n'ihene ababyeyi be bamusigiye. Bukiye umukobwa wihitiraga arabutswe wa muhungu, aribwira ati wajya kwihakirwa kuri uriya muhungu yenda yakiriye inzara, ndetse akanangira umugore byabura akangira umujo. Umukobwa arikora aramusanga, amubwira ko ashaka ubuhake. Umuhungu aramurongora, barabana babaho batunzwe n'inyama z'ihene. Amaherezo ariko ihene ziza gukendera, hasigara ihene imwe gusa. Umugabo akayireba akabura intege zo kuyica, umugore nawe agahora amuteze amaso. Haciye iminsi, nyamugabo yigira inama yo kubaga ya hene, ariko atekereza kuyiharira. Agushakira ubujeni, arabwiyegereza, abwira umugore kumushakira umutsima, bisa n'uworosoye wabyukaga. Umugabo abaga ihene, umugore arateka, ahishije bararya. Ibisigaye umugore arabipfundikira, umugabo bimurya mu nda. Inyama zitatetswe bazitara ku rusenge nk'uko bari basanzwe babigira, bararyama. Umugore amaze gushyirwayo, umugabo akemura ku bwanwa bwe, yenda ubujeni n'ubwo bwanwa abitera ku kananwa k'umugore, arangije arisinziriza. Bitinze umugore aza gukanguka, yumva ibintu bimuhanda ku munwa, akeka ko ari ikirago kimuhanda. Akoze ku kananwa yumva ubwanwa, induru arayidehera ati iri shyano ngushije ndarikwiza he? Bumaze gucya arabyuka, umugabo yisigaza mu buriri. Umugore atangira gupfuneka yivugisha ati ibi bintu ndabikika nte ko nta mugore wameze ubwanwa? Umugabo asa n'ukangukiye hejuru, maze abaza umugore bya nyirarureshwa ikimuriza. Umugore yenda uruhu yari yiteye arukinga mu maso, oya sukurira. Umugabo aramwegera aramubwira ngo niyihanagure aceceke. Umugore arahora, akuraho uruhu aramwereka. Umugabo yifata ku munwa arumirwa. Bigeze aho umugabo ati mbere kurya ihene uri umugore ntinabyitaga iby'inzara nkakwihorera, ubundi wacu nta mugore urya ihene, iyo yiriyemera ubwanwa nibyo nawe wiboneye. Yungamo ati ariko humura nzi umuti wamara iryo shyano wagushije. Umugore ashyitse agatima mu nda, umugabo nawe ajya kwitarisha imiti, yiyahiririsha ibitabonye byose, ikiri imisave, ikiri imibirizi, imiravumba n'ibindi ntazi. Araza arabihonda, arabivuguta, ashyira ku kananwa ka nyamugore, ubujeni n'ubwanwa abikuraho. Umugore ararahira ati hehe no kurya inyama z'ihene. Nguko uko umugabo rero yahenze ubwenge umugore we, akamubeshya yuko kubera ko yariye inyama z'ihene ariko yameze ubwanwa, kandi nyamara byari ukumubeshya.